byinshi genda bagutumye watinze ariko nseze hajya abandi barahobe abo bawitonze utanyegera cyane numvise unafite agake noneho bikangusezere cyane oya bawitonze utanyegera numvise mwenyewe komeza wagaze gutya nose ndagaza ibice ubundi ko nayo ndi kureba ariko nayo ndi kureba niko wese ko ndi kureba utuntu tw'umukara tumeze nk'utwoya nibi gutya ndumva nagumeza gutya we shasa ndacyanabona neza igira ari mvundi koze ku mutwe neza ese kinjiriye mwenyewe komeza wagaze gutya nose ndagaza ibice ubundi ko nayo ndi kureba ariko nayo ndi kureba niko wese ko ndi kureba utuntu tw'umukara tumeze nk'utwoya nibi gutya ndumva nagumeza gutya we shasa ndacyanabona neza igira nawe rero ubu ibintu uzayo ugenda ukihererana hano mu nzu ukagenda ukaryamira mandura iby'umanduro amatinya we no guhandura se ngenda handuza iki ndahanduza iki ibintu uzayo wihererana utoga warangiza ngo nguki azubune ninda niyoza ninababyaye mwamatinya nese hari uwo bwenga kwaze ngo yange ubundi gakobe wari ubundi ikintu kirinda kungana gutya uce amagara gakobe ajya kuzana inuzigwa mu mando ubundi se wagikanda paka kivuyemo nayo byorora genda byiwerera ngende se nge ubu ndagusiga umeze gutya yasi gikwasi heruka kandeba ko ico wahitse kugura cyaba cyugihari use kirari wakibitse neza nibyari amuzi bya bintu byo gusebya abantu aiwe gusebya we aiwe sha iko ndumva banza ari mavunja mayi uretse aiwe uburyohe bayunyagarize mwana umva mwana Haruna aiwe si gucuranga imitima wowe wambwiye ko uzaza indirimbo uzaririmbira shari wawe ngiye kuyicura warebye iyi ngiye konzi nyinshi nawe ngo twiririmbire ishavu urabyaha nshatse gusubirana ne urabyaha kanyweka indirimbo shavu naga indirimbo warimbira shari indirimbo nziza arimbira shari wawe akava mu bye akava iwabo akaza mu kabani wanyu wacu iyo niyo nshaka akavayo tazasubirayo akavayo nubona asubiyeyo iyi ubundi koranga niwe muntu wanjye ubundi uramvugishije nawe ariko ntabwo wambwiye amafaranga indirimbo waje kwiga banyeretse urukundo rurambuye ukuri naranyuzwe iyo ntabwo uzabikora iyo ngiyo iga rero urayizi oya urayizi nanjye ntayo nzi wowe nari nzi ko uyizi tuyicuranga iby'urukundo utabizi ese se wavuzemo urukundo iyo rero n'aka kumbi tangira urimbe nanjye nite mu gihugu urakomereza urayizi nyine urambwira ka kantu uririmbye nkaririmba banyeretse urukundo rurambuye n'ukuri naranyuzwe pe utakomeje twavuganye ngo ngaho ngira utangire ndabishobora none ahubwo tujye gushaka umuntu yize ahitwigisha uwo mwanya wose nese uzarimbira sheri wawe indirimbo utazi nanjye ntayo nuko nimugoroba numvishe kuri radiyo wongera uvuge nkajya kumva kuri radiyo wongera uvuge ku rukundo kuri radiyo bari gucuranga mpita numvamo kukantu mbese bifata noneho yose se isi rwose nakuba n'indi mashini aho ngako ndi kukubwira niko nafashe nta kibazo utari kubyina se ugazajyewe niba ibintu nawe ubwaba byakubiriye noneho ngiye kubyina mba nangaga kukugira uramvugisha ariko ubundi tubwira tukafura tukagira neza ibintu burimo numva
nawe njeno nona ibintu se nona zicumatira ahantu aho kugira ngo ikintu gikure kingana gutyo kiborere mwino zana nkwereke oya nese urwo rwara rungana gutyo wowe urabona umuntu yayihandura gutyo nuguca urwara ni uguca urwara byonyine umuze nawe rero ibyo tubwira tugukorera amasuku ibintu byo kwirirwa uryamye mu nzu warangiza wumva wakagaza gusa ndagaza nibwire buvemo uyikorera ku mutwe umutwe ahubwo reka mbanze nyebe urwara gakobe ni ugushyigikira ukirirwa uryamanye bino bintu jewe muze ibi bintu soza kwasi ndabyihanduriye nese uratiye niyikuramo muze kandi ubu bintu byo gusebya ibana zanira igikwasi genda urebe handi kumiramiza ku idirishya kwiga mu nguni y'umusumari nko kuri ferebeto noneho turagufata njye na gakobe ni wowe uzorora irukanka uretse araza kumfasha akumfasha umva arakumfasha ibyo bintu uri murigira muri iyi minsi bwo se haru ko numva ajya ngo ni imvunje ebyiri amano yose arafasha ayiwe amavunje abaye abiri ayiwe ushara buraryoha oya nawe none se ngo ndabizi ntabwo none se kwanuza sinjya nkanamunywa noneho iyo wamarigayi noneho nkubushe ni kwa papa wa Haruna ntabwo namubushere iyi ni kwanuza wese unywa n'inzoga inzoga ntabwo nzinywe kuko mama Haruna iyi ni inzoga mba nguhaye ariko ni inzoga inzoga reka numve ako se wanditse inzoga yica inzoga siza bato kandi reka turirimbe n'undi umwana utaraho umuresha inzoga n'itapaki si inzoga kari gakeya wavuze ko utanga inzoga wenda ukubona uri kunywa nk'iri kurya urubingo ari n'akantu ni inzoga ariko ngo ntuyinywa uriya musa n'umuntu utanywa inzoga turirimbe wanyeretse urukundo rurambuye ukuri nakubonye wanyeretse urukundo rurambuye n'ukuri nakubonye byagiye nakubonye ruko subiyemo indirimbo wayimenye nibyo uzanamuririmbira gusa byonyine ahubwo uzamangara byonyine tuvugane ku mafaranga ntawe ega ntunywa inzoga ni kwambwimba nguhaye ari kwambwiye ko utanywa inzoga nta kibazo nta nzoga ya nzone kamwe kuyinzonye yawe nta nzoga ya nzonye ari kuri kwakira nshaka abanyarwanda none se uri kuma ukongera ukajyana ubwo mise mba nzonye inzoga niyo nzonye ni inzoga niyo yitwa nzonye ushobora gusanga kano gacuma ariko nzonye niko bakita kandi koko shaka kuba warize wasanga ubizi ushobora gusanga ariyo nzonye agacuma ariko nzonye ariko nyine wumva inzoga yo nayo inzoga ntago ari nzonye nangize ngo bavuze ngo inzoga none wowe ukamwema wa muhungu waraye pfupanuza kwa Samweli iyi ndirimbo ndabizi kayizi ese zana hano wamacubu hande birara nibagiwe bye bimenetseho ubura misone gufura oya ahubwo nibwo ubaye umugabo uzagenda ntuzayifura iyo pantaro none nujya gufasha no gucyumwe nzajya gusenga se n'inyigize atatu da ayiwe mwiriwe komera ana we ayiwe amakuru ni meza urinde ko mbona ntakumenye we turaho nari ndi guca inzara ayiwe nari ngiye kwisesereza nubwo we wacaka inzara ariko ko ntakumenye nari ndi ntigwembe sindubitse ahantu urinde zanga zirarya ryari ariko ibintu wigize inka zirarya ryari uri aho ngaho ko muze dore babonye umushyitsi wamumenye se murasuhuza nagize ngo ni bene wacu komera uramuzi ntawe ndeba
maso nani nguyu se nari ndabona amaso ataraye nyine nagize ngo ni umushyitsi ahubwo umufate neza nubwo umenya ari umukazana umubona nyine Gakobe urabona ukuntu asigaye wabonye Gakobe nari mbizi ko nibyaye ongera uhaguruke sha uzi umususu amusuhuze ariko yagusuhuje neza nk'umukazana ongera wicare nabo najya ugiye kumusuhuza akomeza nawe ugira amashyengo rero uze Gakobe ko numvishe ngo nawe uhari yagiye he Gakobe se ayiwe umugabo ndi ko mvuye mu kazi basanga adahari yagiye bamu Gakobe namutu kandi namushakaga uramushaka sha wambyiye sha buriya niba narabyaye Gakobe sindimo ba Gakobe babiri Uzaza se ushatse kuvuga iki waribyaye nagira ngo ushaka kujya mu mwanya wa Gakobe ari hafi se sha uruwaye se ubundi sha oya mumbwire niba ari hafi hafi se oya none zubura dusuye ni ngombwa Gakobe ako amugani twebwe ni waba utuganiriza Gakobe yaza tukaza kumubwira ko waje ukamubura nyina nawe akareba ukuntu akubona akigikwasi kirasetse Gakobe rero namutumye wamutumye ariko ubwo wagaruka rero kambe ntashye bamushakaga byihute namushakaga cyane ariko noneho agiye umunsi si ku wa mbere ra yego ni ku wa mbere ku wa gatatu uzaza umusura telefone yose ibiriho nako uzaza unsure tubiganire ushaka niba uri umukazana wanjye mubwire ibyiza by'umuhungu wanjye umunsi ku cyumweru niba uzi ngo uzajyana nzagura iki nyine kugira ngo nibazajya aho unyuze hose bazajya ngo wankwe bazabangurana amafaranga noneho nzajya no gusura sheri wanjye uzi ko buri imyenda yanjye yose iyo umaze kuyisura mbere bakayibahumbuye nanjye ongera umenereho na hano umenere ariko se oyasha nta kibazo turirimba rimba urukundo rurambuye ese urukundo rurambuye ngenzi wo karakamwe kandi ntabwo ngewe nagena nkacuranga none reka turimbe yayindi twahimbaga yanuza hirariye hirariye iririmba gira nimba nyine ngenda acuranga uri kuririmba none se ubwo none umuzi waba umuntu ubyina imbere y'umuziki hajya twaricurangaga gutya hirariya yo nibutse hirariya ukurandaga wowe uzi ko uzatuma shewa wasinzirira ahantu uzamusohoka mvuge nirukanka oya ntiwirukanka genda shyira mu hagati n'hagati yo nibutse hirariya ntabwo sherwa witwa hirariya nuvuga ngo wibutse hirariya azahita atanga ujya gushaka hirariya shaka ibindi bintu uri buvuge yo nibutse nanjye undadariya hirariya kandi twamukuyemo ndasitasiya mu wanjye yitwaje ko afite akazina nabyishe subiremo wari wowe wabyishe se n'igitare byishwe ngo anje uretse umva nkubwire kanze andeba igikwasi nako kandeba amazi muramuze ni kameze buri inyota ibimwishe musubira mukuru umusaza jewe se bararenze umusaza arenze se gute ntabwo nari nzi ko azi aya magambo avuze wacu araganira cyane noneho mbaza ngo iyo turi batatu noneho biba bimeze bite umva no kuganira agatokombera ariko sinawe rero nawe nagukumbuye rwose nubwo maze iminsi imwe nozaga murumuna wanjye Gakobe akambwira yuko wahavuye ndakuza buri arona uzi ukuntu abagutekereza bya danje arona amakinyama cyaje kwasi kombe kiriye
Mwese wowe ubukiburiye. Kwidirisha kwifera gute. Nawe rero nawe. Amuze ntantu wigeze kwikoza. umusaza mureke Eze ko naganira buriya. hanyuma waratangiye kumbwira amakuru ya Gakondo Ari kumbwira. Mwaje kumva arashigutse. Se Gakondo baye iki? Ngo mbonye indege. Indege sibonye turi mu burere. Menya yari irimo ngubera. Rwose baraye abantu wera rwose nimubona nzamubwira umwanya ajya gufata neza atazasara pe kandi babona atankunda we buriya do yarasaze yarwaye indege ababona inyenyeri zose zamanutse zimwegereye abakobwa noneho ukagende ukagaruka kuwa gatatu kubonse ukaba ugiye nyine ataje ngakubona ndabizi ubu ngubu arakunyishyuza nimubwira ko waje ariko ubundi wamuhaye iki buriya nta kintu namuhaye pe uzi ukuntu akwemera aranyemera cyane ntabwo se ubwo ntabwo aratwubwira nanjye mba ndeba rwose nabirenze n'ukuntu arara yigaragura ngo mbonye iki mbonye igikombe nose kutanyweye amazi mbonyemo wera ese wera aba mu gikombe n'urwana bayamwihorere n'ibyo bayihorere buriya ariko akazi nari ngiye gutumika mu kanya naramukaje nomero nyine konekite nasanga ari kompazi konekisiyo ziba zuzuye naho mani isigara amahoro ewana rero naho nyine nawe utabaye ngo utoye ukuntu ubundi naza ndamubwira yuko wamubuze sawa nta kibazo cyane uzagaruke vuba oya nzagaruka ndabizi arara kunyishyuza hashya nta kibazo sawa ariko umeze ute umeze ute neza ariko ufite ituze aya ndakuza none se nanjye ubwo duhuriye aha navaga iwanyu ngo baguteye nanjye nk'umusaza yaramenya ariko akiranywaho ntacyo wahavuta akamara murekera rekera aho ngaho ariko nta kibazo gapfanyisha rekera aho ngaho wari umeze ute umeze neza amakuru ni meza hanyuma rero iwanyu papa wawe arambwiye ngo yagutumye kandi ngo niba yagutumye nsanzwe nawe mukuru wawe niba ari mukuru wawe uzi utuntu ambwiye wagiye kukunjyana dore ko nagowe ntabwo ibyo yabikora nanjye sinamwemera ntabwo namwemera rega ni wowe hajya ni wowe nshuti nini ni wowe bavuze ni wowe wanjye hanyuma se ni neza wese ngo amakuru ni meza nanjye ni meza ndabona wambaye agashati keza aka ngaka ni mama wa kaburimbo hanyuma se umusore ungana utyo mama wawe aracyakugurira ahubwo nabonye ukunda kwambara nk'ako nanjye mbwira mama ngo akangurire ariko hari ikintu ntekereza ariko se wowe noneho yego mana nyagasani sinabikubwiye ngo ni niyo nzonyeri noneho twakwirahira riri kukugora wowe katujya gushakura mu ngo kwa Samweli urumva atwigisha abanyetse urukundo rurambuye ni na nziza nawe wabyumva kandi yo kwicuranga ewa none se ubwo shere wawe nabwo ngazahita aza mwibanira iwanyu iwacu mu rugo urugo mbonye mu matoro ugeze ubwo umva mubwize ukuri ni impamvu byo mubwira nibyo ubwo twemeje kuzajyayo tuzajyayo ryanje ejo nimugoroba tuzajyayo sunza amari rero ka tuzajya ejo bundi tuzagiye ku cyumweru ntari sheri wawe tundi uzajya kumusura ari kuzajya kubona nawe cyumweru noneho tuzayiga duhita tunagenda sawa nibyo ibyo twagiye genda nkomeze niyigire ibyo nigaga ngaho
So wambwiye kuranga. Akuzazana inzoga nzonyo nugaruka. Ese ntabwo wambwiye kuranga buriya none tuza kwiga. Tuzajya ku cyumweru. Sawa. Genda urumva ariko iyo ndirimbo baba we nawe irandimbo ya ikurukundo ntacyo uramukana Imana genda urotanje nawe nuko ndirimbo irandimbo Hilariya kandi nzayigiye ariko uzi yuko ari byo we ahubwo ari nabuze n'akanoza n'agapataro gasa neza kandi urabona twambaye n'ibizi nuko nyine ngiye kwa ngo tubyitiranya yewe utu tuntu tw'abasirimu ubona ngiye ratantara umusirimu oya umusirimu nabirenze cyaro kuzajya nera pocket mu minsi izaza abasore b'ikigeni nabonye biharaje hanyuma rero nagushakaga kandi duhuriye mu nzira kandi nagushakaga iwanyu baje kuvura ubwo se nazaza nkajyari kuwa gatanu mama azabyemera nzabaza mama niba se mama waragutegeka aragutegeka na papa aha ngaho nyine kuwa gatanu uzaze umwanya azaba uzanegurira umuceri nta kibazo n'agafiriti nako nzakagutegurira nibyo ngibyo tazama ibijumba kubera iki iwacu duhora tubiki nzagutegurira agaceri ifiriti wenda n'akanyama byaba bihagije ibyo nibyo mba nshaka n'agashambusa ngaho rero reka ngende nawe bagutumye watinze genda nanjye nawe kuzaza kunsura kuwa gatanu cyangwa tuzapange n'ahantu yego nyine sinjya mbona se basirimu biyakirira ahantu heza ngo banatembere ariko umunsi umwe tuzajya ku mazi ahubwo nanjye umunsi umwe tuzatarasanye nta kibazo ngaho genda bagutumye watinze ariko nsezera hajya abandi barahobe abo bawitonze utanyegera cyane numvise unafite agake noneho reka ngusezere nitahe oya wawitonze utanyegera numvise warakoze inuza agatuza kawe kari imbere wakoze ariko uyu musheri nawe ra aha reka ngusezere nitahe oya ntacyo ungirira gutya oya nawe wowe nanone urangoye ndakugoye si ndakugoye baba wese kunyegera wowe basi mu ntoki oya mu ntoki ntabwo ari sawa wowe koko oya mama mbuye nta kintu yakugira yewe umaze gukura nawe ngangirira gutya oya we oya ngaho nyine ndeka asubwo wowe ndeka taha kuko naho kuwa gatanu basi dufatane kuri nana bira hari ikibazo ngaho nyine genda nawe bagutumye bye sawa ntacyo sawa ndaza kuzakuvugisha twumve